baravuga bavuga nani se wirinda none umuntu abagomba gushyiramo akantu kwirinda mitsu nuturuka rero gukora ushaka amafaranga iyi chance nta minsi ngaho uzayimaraho urababonye ukuntu bakwiyeretse iyo abari abana beza baba baguhaye ikaze kora ko bagomba no kubanza bamanura umugi ko bamubita bakudiha nyine bakubona uwo mutwe wawe ahita bahanyuca n'intumwa mitsu muri bari abantu bose uri kureba hari imbuto uriya wibika mvatu uriya wambaye ibyenda by'umukara n'ingofero niyo muntu wenyine ugomba kwizera natwe mubwira hari ukareba iyo ngiyo ndi kukubwira uriya muhungu uri kumwe nabo w'inyuma wiyambariye ingofero utari kuvuga uriya Nsadi yitwa Nsadi niwe muntu muzima ufite mu mutwe hafatika niwe nyine uzi icyo ashaka ahangaha niyo muntu ukwiye kwizera ukajya umwegera akakumenya abandi bose bagendere kure bajye bavuga uceceke abitondera uri kunyumva wirata zahura nsa ngwino mubwire sabi mitsu wambaye kuvuga wambaye kuvuga ikindi wibutse nabwiye ntazigera amenya ko umusaza wawe ntabwo babibwirwa n'ibyiza nyine uceceke yewe njyewe iyo nabifite banga ndaribika bari kugushoka uranyihangane mufashe rero dore uyu muyede mushyashya nawe urabona ko bamusomeye hejuru nk'uko nawe byagenze nakindi gitumye nguhamagara ni uko mbizi ko ushishonguza ibibaye hari urabibonye rero ni uko umumenyereza nta kintu byibuza nagerageje kumwigisha no kumubwira ko mu gihe bari abahungu basakuje cyangwa batonganye agomba kubihorera nanamusobanuriye ko nawe ariko byagenze umunsi wa mbere uza hano nawe ntibakumvaga ntibagushakaga ariko uko biri ngubu mumaze kuba inshuti bivuga ngo wamfashe nawe nyine akamenyera uwo yitwa ngo nde nitwa watsutsuri ninde yitwa Mitsutsu ni inshuti yanjye kw'iryo ni izina ry'agakoyo iki niko yitwa ngenzi witwa Mitsutsu irangamuntu oya karame yitwa Mitsutsu izi ngo araguye ari guhagarara nk'aho agatuza kari imbere nkagira ngo araguye uya mba ndisitebo mba ndisitebo nta kibazo Mitsutsu akazi dukora ngaha nta imbaraga nyinshi niyo mpamvu yarageze oya gusa gukoresha imbaraga yewe ndetse nk'iminota 5 uyu ntabwo umuntu yamenyera kuri Mitsu ku munsi wa mbere ugejeje mu kazi urabona akazi wari utangiye gutera ntabwo muri kubona kwihanangirije nkakubwira ni abantu dukorana ni ibirara n'ibisambo ntabwo tuzi aho baba baciye ntituzi ibyo baba banyweye witonde reka mbwire ko yatiye mwana wanjye ibyo kumfata uranyishyura ubwo yitwa Mr. Okonko yitwa Mr. Chuchu papa ye reka ubwize ukuri rero wakintu niba baje kuduprofita ngo dukoreshe birangire yego yitwa Kayobe bamwita Kayobe hano uko handitse if it doesn't challenge it won't iyi none iyi won't it won't change you uzi icyo bisobanura niba nta nicyo biguhinduye byo kuguhindura kuhinduka mu guhinduka kwawe yego makoti iyo ni makoti sha abonye ubwanwa bw'ukuntu butaraguritse nk'amahurungure utari umukobwa uri kunkorera iki mu bwanwa cyane ubundi se umukobwa wakunda ibi bintu ni nzi ko umugore wanjye mani iyo video niyisohora kuko umugore wanjye amubonye byahita bisenya indaya yatandukanye indaya umunsi yahagarara wayashaka wabavumbuye zirane indaya njye mfite umugore mani byanya abona nari umupapa reba n'inda mfite nazinda niyiranga umugore none se sindi umupapa ko nanjye ubwo ngo muri abasitani ngo mwagiye ngo guhanganira imodoka muri ibyamamare ngo muhane mugende muhanga cyangwa ngo ngwize ukuri ntabwo wagiye oya ntabwo ndi kubisuzugura papa wanjye ntabwo ndi kureba filime iyo ni nka video ya polo sound loading camera
gatatu ready and action. antangaje ko umunsi wa mbere n'amabwiriza yose twavuye mu rugo naguhaye nakubwiye ngo bano bantu ubitondere n'ibirara n'ibisambo ikindi bamenyereye umujyi bari